ariko Gisenyi ntanaburaga amarosa umujyi mwizerekana bagafite n'amafaranga reba iriya etaje uri kureba iriya polisi zarinjiye ubundi gitifu yarinjiye aravuga ati ati mwongeze volume mukiremo ibifilime byiza kumbi imodoka iparitse hariya harimo polisi national interpol arimo ziyicaye ariko gitifu naramurebye ndavuga umuntu winjiye afite gahunda nahise ngenda nkaguca kumva reba narasohotse ukigera harambona ni hari iriya etaje uri kureba nahise mbeberamo nkuca mfite ngwate ya mbere ya kabiri mbona igeze ya gatatu narasimbutse nakubise kibuno mu bisura ewe ngo bingewe namaze iminsi bikimbawa